Dore iki kibanza nicyo nababwiraga giherereye Nyagasozi mu murenge wa Bumbogo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Ubwo mbanje kukwereka karitsiye giherereyemo, murabona ko hari ibigo bigiye bitandukanye. Aho ni ku ivuriro, hariya tubanje ni kuri TVET, ku kigo cy'imyuga nyine. Ni ikigo cyiza cyane. Rero icyo kibanza giherereye muri karitsiye nziza nk'uko muri kuyibona, ahantu heza cyane, muri VIP kabisa, hahandi uzatura ukavuga ati bimwe mu bikorwa remezo nzakenera biranyegereye. Iki kibanza nticyagucika ubaye uri umuntu ufite gahunda. Twakomeje kubabwira ko ari umuntu wifitiye ikibazo cy'uburwayi, akaba ari nayo mpamvu ashaka kukigurisha amafaranga makeya. Ikibanza cyari gihagaze miliyoni 10, no munsi ya miliyoni 5 baremera kuyakira kugira ngo bikemurire ikibazo. Ni bya bibanza bya byungura cyangwa se abantu bakunze kwita ngo imari zipfushije z'amafaranga make cyane, make rwose ashoboka. Ni ikibanza kiri mu miturire ikibanza ni iki, dore ni iki rwose, ngiki nicyo duhagazemo. Icyo ngicyo gihinze duhagazemo, uvuga ngo urasiza ahantu uzaza ugahita uterekamo inzu nta bibazo. Kikaba kiri muri R1, gusa ntabwo gifite icyangombwa cyihariye. Icyangombwa cyacyo ni ukuzakuraho, ariko ahantu hasigaye hari mu buso nka 400, ubuso nka 400 rwose, ku muhanda neza. Dore uyu ni umuhanda, umuriro, amazi hafi, bimwe mu bikorwa remezo byose uzakenera biri hafi cyane. Iki kibanza ni nk'ubuntu, umuntu uri bukigure arahita atangira kujya mu nyungu ako kanya, kuko araba ameze nk'umuntu bakatiye umugabane. Kugira ngo ndakubeshya se, ni nk'umugabane rwose, cyangwa se 8. Ariya mafaranga utanze akaba ari nk'agashimwe, ni nk'agashimwe bitewe na karitsiye kirimo n'uburyo cyari gihenze. Ikibanza cyari gihagaze miliyoni 10, tukabazanira miliyoni 6, 7 bakabyanga. Rero ni nk'ubuntu, nuko ari ikibazo bahuye nacyo cy'uburwayi kandi butoroshye bw'umuntu wabo barwaje. Rero umuntu uri bubone video, uri wihita abona iyi video yihute cyangwa se afatirane, kuko ntago kiri bumare iminsi, ntibishoboka rwose. Urabona ya mihanda, uyu ni umuhanda ukomeza, noneho uyu ni wa muhanda ukinjiramo. Iyi mihanda yakaswe n'akarere, nta kibazo rwose kuvuga ngo bazagura, oya, imihanda irahagije rwose. Mwihute iki kibanza mugifate kuko kirahendutse cyane. Murakoze. Mwibuke ko iyi ari Bumbogo Real Estate igenda ikomeza kubazanira imari zicukumbuye.